binyuranamo njye nawe turakomeje na n'ubu turakomeje njye nawe hazi ibyiza hazi ibibi njye nawe tuzakomeza ibyacu umfata unkomeze y'ubu nanjye sindekura. Abakunzi ba Amazing TV Show reka dutangire tubasuhuza cyane tubabwira tuti umunsi mwiza. Hari abashoboka kuba bitagenze neza, hari abashobora kuba bafite abavandimwe barwaye, reka tubasengere kuri Nyagasani ko ari bubashe kubakiza. Tunakomeje kunasuhuza abakunzi bacu baherereye mu nce zitandukanye, hari abashobora kuba bari mu bihugu bya Afurika, bari i Burayi, bari muri Amerika, ari abari muri Australia ndetse na Canada. Ahanini ibyo ni ibice dufite nk'abakunzi bacu benshi banadukunda cyane kandi bakomeje kugenda badushigikira, badukora subscribe, bagakora share, bakanashira n'amakomantere kandi bakanakomeza gushishikariza inshuti zabo nabo bakadukurikirana kuri Amazing TV Show. Kuri Amazing TV Show nk'uko twabibabwiye, twabemere ko tuzajya tubashakira ibiganiro tukabagezaho abantu mukunda cyane. Hari ushobora kuza arakareba uyu muntu kuri kamera zacu za Amazing TV Show akavuga ati uyu muntu ushobora kuba ari namurabutswe. Tunababwira ko hari ibiganiro byinshi dufite twagiye dukorana nawe, ariko hari n'ushobora kuza aka kanya atamuzi akavuga ati uyu muntu rwose ndi kumura nkumva ndanamwishimiye, nkumva ibintu byinshi namwe murabyumva, benshi muraza kubishyira muri komantere turabizi. Rero turaza kumusaba atangire yibwira abakunzi bacu ba Amazing TV Show babashe kumumenya, kuko hari uwakoze subscribe ejo, ariko hari n'ushobora kuza aka kanya akareba iki kiganiro. Kugira aze kureba iki kiganiro abazi neza muratangira mubibwira kugira ngo bakumenye neza ndetse munamenyane cyane. Murakoze cyane abakunzi ba Amazing TV Show, nabasuhuje cyane. Yari iminsi niyo mwe munkumbuye uzabyandike bagomba kuzabishyira muri comment kabisa. Nk'abantu bashyashya rero mutari munzi, amazina yanjye nitwa Nzamukosha aka Mutesi. Iryo zina rya Mutesi ni ryandi ryo muri filime, abantu mubizi nyine murahita murimenya, ariko n'undi muntu mushyashya utarabibona. Abakunzi ba Amazing TV Show nabasuhuje, n'abandi n'undi ukiza kiri mushyashya ni karibu hano iwacu muri Amazing TV Show. Turabakiriye cyane, murakoze cyane natwe muri iki kiganiro. Uyu munsi ko ndumva nta kimufite, bimeze bite? Abantu baba bashaka kumva ko byibuze hari ka courage, akabona ko Nzamukosha aka Mutesi yagarutse, bumva ko ufite imyuka, ufite ingufu. N'ubundi mfite imyuka, mfite ingufu, nta kibazo. Murakoze cyane. Wenda wari utwibwiye, ariko biba byiza ko hari uza aka kanya akaza atakuzi, ariko agahita akumenya, ariko akamenya ngo uyu muntu akora akazi ki. Ugomba kuvugana job yawe kugira ngo umuntu udukurikirana aka kanya ari buza haranabonye umuntu witwa kanaka akora akazi kanaka, bakakurumenya biruseho cyane. Murakoze cyane, murakoze akantu kukanyutsa. Nkora muri Uburanga Salon. Uburanga Salon turadefiriza, tugasuka ibisuko byose ushaka by'amoko yose, tufungira impano abantu, tubafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Rero ni ikaze wacu. Rero ndabashishikariza kureba ikiganiro cyatambutse muri ibintu dukora. Nicyo kintu nababwira. Hari akandi kantu batubajije ubushize, ati se mwaba munasiga inzara se cyangwa hari ukuntu njya numva niba bazica, ibintu nk'ibyo byo byaba byaratangiye mbere ko dutangira ikiganiro, ubwo uyu munsi atari cyo twari turiho, byibuze nako tukajyanira icyarimwe. Dukora inzara, hari byinshi dukora inzara, turadefiriza, turasuka ibisuko byose bitandukanye, baba abahungu baba abakobwa. Abashaka kujya mu bukwe usa neza uraduhamagara, ibintu byose twabigukorera nta kibazo. Rero ni karibu. Batinze kuza kuko na fresher ufite birigaragaza, umuntu akaza akanakora rwose, kuko nanjye ndareba nkabona rwose umusatsi neza, inzara zo ntacyo nakubwira. Ibindi byo anyway munambaye neza, ariko
nabyo twe twibagiye kubibabwira. Murakoze cyane. Abakunzi rero bacu ba Amazing TV Show mu mugane rwose muramubona freshere mwahera ku mutwe nawe mukirebera nabona ko niho bikorerwa niho bikorerwa ku nzara byose arabikora babasore ushaka gutera amavi nabyo yabivuze abafungira impano akabategurira akadekora neza ubundi mukagenda ibintu byose byarangiye niba ushaka gushushanyiriza agatima uri butere mu ivi arakagushushanyiriza neza ibyo ushaka byose niko byabimeze cyane. Okay, hanyuma rero uyu munsi twashatse kuganira nawe tariki 8 urabizi ko ni umunsi mukuru w'abari n'abategarugori. Ni umunsi nawe bigaragara ko wawizihije ko amaso araduha freshere ntibisanzwe tubwira uyu munsi cyabaye n'iki niba ari uwo munsi mukuru gusa cyangwa hari ibindi bintu wari urimo nabyo ntabwo tubizi. Turashaka kwicuza uza kukituganirizaho hanyuma tukaza no kongera kuganira tukareba ati se bigaragara uko umunsi tugenda tukubana tubona hari icyahindutse ibanga ni irihe nabyo tunabimenye. Murakoze cyane rero ndumva ari izo ngingo tugiye kuganira n'izindi biragenda tuhura tuganira dushyiramo ibindi hanyuma tubahaye ikaze rero hano muri studio zacu za Amazing TV Show. Murakoze cyane cyane. mutuje nta kibazo. Yego. Murakoze cyane. Yego. Nk'uko wari ubivuze uyu ni umunsi udasanzwe by'umwihariko ku bamama Yego. no ku bategarugori. Ni umunsi udasanzwe rwose usobanuye byinshi mu buzima bw'umuntu cyane ko umubyeyi ni ikintu kidasanzwe rwose. nshimira bari abantu bashazeho uyu munsi yo uwizihiza ni ibintu by'agaciro cyane kuko urabona mu bigaragara nta kintu rwose wabona wahemba umubyeyi wawe kuko badukora ibintu byinshi cyane bitangaje. hari umuntu wigeze kuvuga ngo gukora imirimo myiza umuntu wa kabiri ukora imirimo myiza ukurikira Imana ni umugore. Ikintu wari ukizi? Ntabwo nari nkiza ko nakandi gashya noneho ngukuyeho kabisa. Oya nibyo niko bimeze. Arega umugore umugore ko kuri asobanuye ibintu byinshi cyane kandi anakora n'ibintu byinshi. Nasoro aho n'umugabo wafashije Imana kurema biragoye ariko ako kantu ko kumva ngo umugore ni nyuma y'Imana n'ukurikira ntabwo nari nkazi kandi koko nanjye nari kubishyira muri logique nkumva bifite ishingiro. Oya niko bimeze kuko urabona umugore acyaringa umwana arumva n'umugabo n'abasore ba mama bwese bakora ibintu byinshi bitangaje akagutekera akamikinga neza ko umeze neza kimwe n'uko Imana ivuga ati byibura abantu banjye bameze gute. Noneho umuntu uri ku isoko kubareberera ni umugore wawe cyangwa mama wawe kabisa. Niba umenye ngo wariye wambaye gute bimeze bite ese urishimye urumva hakubiyemo ibintu byinshi. Bivuze mu ncamake. Oya nibyo. Icyo abamama ndacyumvishe ko uyu munsi rero noneho tujye rero ku bari rero ibo uyu munsi ubuvuzi iki rero ku bari? Yego. Ku bari ubundi ubusanzwe umwari abantu bakuru nibo bari buze kubyumva neza umwari wese aba ari umugore ariko umugore ntabwo yaba umwari. Rero inshingano z'umwari wanavamo n'umugore mwiza akora za nshingano z'umubyeyi z'umugore. Koresha ikinyarwanda n'ubu kiri gushakisha neza. Abari bose ni abagore ariko abagore bose si abari. Anyway reka icyo tuteye kugitindaho. Urakoze cyane ibyo ndabyumvishe. Hanyuma hari ikintu wari uvuze turavuga uti abamama bakeyaringa abana bagakeyaringa n'abagabo. Abategarugori rero bigenda gute? Abari? Yego abari sorry. Abari nabo urebye subumbuge nawe akiyaringa icyo cyiciro cyose kuko umwari mwiza ufite imico myiza amenya kwita kuri se iyo babana na basaza be na barumuna be aho nyina adahari nta nubwo ari na ngombwa ko bikora aba agomba gufasha na nyina akamuruhura agasukura mu nzu akoza agateka ibintu nk'ibyo. kandi ikindi n'umwari nawe burya nk'umusore tungana ntabwo yamenya ibintu byo kujya guhaha ngo amenye ibiki n'ibiki nasigaranye n'umugabo mu nzu se yamenya turi burya iki
biragoye. ni handi ujya guteka ugasinda bigenza ute ndahera he ibyombo bimeze gutya na gutya ariko umwari ushoboye izo nshingano zose nk'uko biri amenya rwose kubikeyaringa nta kibazo na papa we yaza akamukorera nk'ibyo papa nk'ibyo nyina amukorera havuyemo bikeya. Urakoze cyane. Turagiye rero dufashe umwari afite sheri we. Uyu ni tariki 8 z'ukwa gatatu ku umunsi wahariwe abari n'abategarugori. Ese kuri uyu munsi sheri wawe n'urugero cyangwa sheri boyfriend wawe kuri uyu munsi nkawe ni icyo ubona ni iki yagakombye kugukorera nka sheri wawe ku munsi wawe? Sheri wanjye kuri uyu munsi uyu munsi gusa ni ibintu byakagombye guhoraho ukumva akakwitaho nawe ukamwitaho nk'ibisanzwe ariko uyu munsi nawe aba agomba kuwubaha. Nicyo kintu namusaba akubaha uyu munsi akawuriza agaciro by'umwihariko abikorera mama we nanjye agakunda. Urakoze cyane rero iyo uvuze kugira icyo agukorera nkawe mukundana ni iki wumva mbese byibuze kuri uyu munsi wumva yagukorera ukumva uranyuzwe cyane kuri uwo munsi? Kuri uyu munsi numva yankorera ngo mbere ibibazo byawe ko ari wa oya turi kuganira hari n'igihe wenda kuko wenda ubasha kuganira n'abandi bakobwa hari igihe bakubwira uti njye kuri uyu munsi mba numva boyfriend wanjye yankorera iki ni urugero nk'umuntu nkawe ubasha kuganira nabo cyane mukaganira uba wumva benshi bifuza nk'iki? yumva bakwifuza nk'iki nk'abandi bakobwa mbega ikibazo nyine birahari pe ibyo nagusubiza ariko ukugera hano oya turi kuganira ari mu kiganiro kandi ni ibintu biba bisanzwe abantu bose barabyifuza nyine ikintu kunyitaho muri rusange agakora nyine akanyitaho agakora inshingano zimureba. Reka njye noneho nkubaza uti wowe noneho ni iki kuri uyu munsi sheri wawe yagukorera ari mbese yagukorera ukumva uranyuzwe cyane? Kuri njyewe mu busanzwe nkunda indabyo wanjye nawe arabizi. So rero uyu munsi duhuye yari yansohokanye ameza n'ururabo arambwira ngo aho mwana yanjye igiye kubivuga. nta kibazo n'abandi bose tuzabagira tubwire ukuntu byabagendekeye. nta kibazo reka mbabwire ko ni inshuti zacu. uyu munsi rero nasohokanye sheri wanjye yambwiye ati rwose pe ashaka kunsohokana twasohokanye ameza karaho uzi ukuntu kahumuraga neza mana we. niyo mpamvu twaje tugasanga ibi neza byakurenze urakeye na fureshi ariko wari wanateguye arata. rega uyu munsi ni umunsi udasanzwe nagombaga kuwubaha rero umukunzi wanjye yankundiye twese turawubaha amfasha no kuwizihiza. abatabafite ishari bariyahura. Reka tumusuhuze ni muramu wacu kuri Amazing TV Show nubwo tutaramenya neza ko turamusuhuje cyane hatwumva n'abazatwandike muri comment avuga ati ibintu byagenze neza ndi kumenya. Hanyuma Karabo rakabona n'amagambo meza ariko ngo yarakurikiranye ari menshi cyane. Amagambo meza nyine niyo ntero ye niba mbivuze neza simbizi. Nibyo amagambo meza arayahorana. So rero uyu munsi ntabwo wari usanzwe ahubwo bazandike muri comment abandi babwiye gutya bashaka tubakopeze ngo haraba ngo batazi guheza ngo abakobwa keya ngo nk'uyu munsi nyine akawufata nk'ibisanzwe ukavuga ati ntiwaba mama ahubwo uyu munsi sheri wanjye menya ntabwo namuhamagare arahuze n'uw'igitsina gore. Urakoze cyane kadufate hari abantu benshi twagiye ejo wenda twagiye dusura bamwe bakatubwira ati uyu munsi rwose niyemeje ko ati umugabo wanjye yanyemereye ko ntari bujye mu gikoni ari njye uyu munsi umugabo wanjye ari bwige mu gikoni. Ibyo bintu ubifata gute? Ubifata nk'agaciro umugabo yabahaye umugore we ubyumva gute?
abantu benshi yego icyo ngicyo ni ikintu kidasanzwe mu by'ukuri kandi burya uwo mugabo aba ari uwo kubaha yego uzi impamvu buriya nyine akenshi nk'abapapa batirirwa mu rugo ashobora nko kuza agasanga wenda nk'igikombe giteretse nk'ariya cyangwa wenda agasanga nk'umwana wenda ni nk'abana batanu ariko hari nk'umwe agasanga ntarakaraba akavuga ati bimeze bite ariko nawe iyo aje icyo kintu akagikora ahita amenya burya agaciro kawe kandi burya umuntu wisanishije nawe ntako bisa rwose rero uwo mugabo ni intwari zikora bake abenshi banga kubikora ngo babaseka kandi akaza atongana urabona kiriya gikombe umwana ntabwo yoze bimeze gute kandi mu by'ukuri yakoze ibintu byinshi mu masaha makeya ukumva ko nyine akenshi akazi ko mu rugo karasuzugurwa nyine akumva ko nta kintu wakoze akabona nyine muri make akabitesha agaciro rero ngo rwose ewana wabikoze uyu munsi ndamushimiye cyane kabisa abandi bakomeje bavuga ati rwose ati si ubundi umugani nk'uko wari ubisobanuye ubundi umunsi umwe n'ubundi mu minsi 365 koko kumuha keya ni ibintu byoroshye reka tubwire abapapa bose mwahaye keya abadamu banyu abatipe mwahaye keya aba girlfriend banyu mwakoze akantu keza uyu munsi rero twongeye tunabibutse turi kumwe na Nzamukosha Ekeye Mutesi umutumirwa hano kuri Amazing TV Show ari kutuganira ukuntu umunsi wamugendekeye uburyo Sheribere yamwitayeho uyu munsi ukuntu byagenze muramureba rero abantu benshi rero bakomeje kwibaza ati Nzamukosha uko bukeye uko bwije tubona agenda ahinduka freshere zigenda zizamuka ese biri guturuka kuki umunsi ku munsi ati ukubonye uyu munsi abona wahindutse ukubonye ejo akabona wahindutse kandi koko n'abantu bari gukurikirana iki kiganiro bari buze kukireba barabona ko hari itandukanye n'uko twagusanze ubu bushize nanjye bose nkikubona nabonye bidasanzwe kabisa nateguye tubwire ibanga niri ibanga nta rindi ewan ahangaha kugana Amazing TV Show ni igisubizo nk'uko nababwiye ndasuka nkora ibintu bijyanye n'ubwiza muri make niyo mpamvu salo yacu yitwa Uburanga Salon kabisa aho ngaho rero amafaranga arahava ikindi bitewe n'umukunzi unyitaho ariko ubundi niba atari ibanga wanyitayeho cyane niba atari ibanga uyu mukunzi aherereye basi watubwiye n'umugabane basi watubwiye n'umugabane basi ni Canada ni Amerika ni Afurika ni Australia ni he ari mu kazi kose ushaka ngo ababebi bari hanze abagire aha katubireke icyo nicyo turiho cyo ni uko ari mu kazi neza rwose ubona ko ari itandukanye yego uyu munsi rero urabizi ko ntabwo tuba tugutindana bitewe n'uko tuba tubona ko umwanya waduhaye tuba twanawushimye cyane tuba twafashe umwanya wanyu mukavuga ati reka Amazing TV Show sinayisuzugura ndayitaba gende mbaganirize katukubwira uti wakoze namwe muri abacu namwe mwakoze cyane kuri wakoze tunibutsa abakunzi bacu bakomeze bamugane icyitwa umusatsi inzara decoration nta handi bibarizwa ni ku Buranga Salon mu mugane igiciro gitoya uko wishoboje muraganira ntimunaniranwa bakomeze bamugane hanyuma wenda ntabwo natwe twasoza utanagize nawe kibwira abakunzi ba Amazing TV Show nicyo nababwira hanyuma tukabona tukakurekura abakunzi ba Amazing TV Show nk'ibisanzwe turabakunda turabazirikana kandi namwe murabizi rero mukomeze muri benshi mukomeze mwiyongere mukore subscribe comment share mutibagire na like ako kantu ni ingenzi kandi kuza kwiyongera mu muryango wacu ni iby'agaciro abakunzi ba Amazing TV Show rero reka natwe dusoze mukomeze mudufashe nk'uko bisanzwe ni ya subscribe dore ko n'ubundi mega mama zifite mukurikirana ikiganiro mukirangize mwandike komantere mutubwire ikindi mwifuza tuzayibakorera nimunamukenera Nzamukosha ubutaha tuzongera tumubazanire ari tayari kandi arabakunda uburyo mukomeje kumugana
abakoreho ryaka. Murakoze rero ubutani tubatumira muzatwitaba. turahari ku bwanyu Murakoze cyane. Yego.